reba umuntu mwegeranye mubwire ngo senga ibigutera gusenga bitari byaza. Uzi ko iyo wamenyereje Imana ko usenga wagize ibibazo, igihe cyose ikereye ibibazo ikabizana kugira ngo usenge. Imana ibikumbuye nawe kuganira nawe, ikahita iguteza ikibazo ukaza uje kuyishaka, ati Uwiteka ati ndengera, ati nta kibazo nanjye najya nkubona. Gusenga rero ni mu bihindura ubuzima bwanyu. Musenge ibibazo bihari, musenge bitanahari. Iyo murimo musenga murimo muhunika imbaraga muzakoresha ikindi gihe. Amasengesho usenga uyu munsi nagakurengera uyu munsi. Bibiliya iravuga ngo ashyirwa mu rwabya, ayo ngabo mu bavu humurira Uwiteka azakora ikindi gihe. Yesu abaho umugisha. Yesu abaho umugisha.